Reka twicishe bugufi twiragize Imana. Data wera w'icyubahiro udukunda uri mu ijuru, turagushimye cyane kuko ukwiriye gushimwa ibihe byose, izina ryawe rihimbazwe. Waraturemye, uraducungura, uradukunda, uduha ijambo ryawe, waduhaye umucyo uhagije kugira ngo tuyobore twe kuyobagurika, kandi ijambo ryawe ryongere rituzure kuko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ubwo rigiye kuramburirwa imbere yacu, uduhe kuryubaha no kuryumvira, uduhe ubwenge burisobanukirwa, uduhe umutimanama muzima ujyanirana n'ibyo wigishije kugira ngo tubihitemo, kuko ariho hari ubugingo. Ngaho bana nanjye ugiye kuvuga n'abumva ndetse n'abazakomeza gukurikirana ubu butumwa, twese dufatishirize hamwe ibidukwiriye, ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Ijambo tugiye kwigira hamwe rifite umutwe w'amagambo cyangwa insanganyamatsiko itubwira ngo ubutumwa bwiza n'akamaro kabwo. Turi mu gihe gikomeye kirimo akajagari mu myizerere, aho buri wese yiyitirira ko afite ubutumwa bwiza, ko ari bwo abwiriza, ko ari bwo yizera, ku buryo gushobora kubivangura. Benshi badasoma Bibiliya ngo basobanukirwe, usanga rwose bari mu mayira abiri, ndetse banibaza n'icyo kibazo bati se none ko yavuga ngo afite ubutumwa bwiza, n'undi afite bwiza, n'undi afite bwiza, gushobora kubivangura nabibwirwa n'iki? Ni ukuvuga ko ku ngingo ya mbere turareba ubutumwa bwiza icyo ari cyo, noneho ingingo ya kabiri turebe icyo bumarira uwabwakiriye. Iyo yabwakiriye neza hari icyo bumumarira, hari n'ibimenyetso biranga ko koko ubwo butumwa bwiza yabwakiriye. N'izo ngingo turi buze kurebera hamwe, kuko nari ntangiye mbibabwira, kuko namwe mubyirebera mubizi. Turi mu gihe amadini n'amatorero n'imyemerere byabaye byinshi cyane, bimeze nka ya mihanda myinshi ihurira hamwe muri rompwe, ku buryo kugira ngo uzamenye aho ujya biba bisaba kwita ku bimenyetso. Rero ubutumwa bwiza, kugira ngo dushobore kumenya ubwo ari bwo, ubwo butumwa bwiza turifashisha n'ubundi ijambo ry'Imana kugira ngo ribudusobanurire. Icyo nkundira Bibiliya ni uko Imana yayishyizemo ihishura ku bantu bakunda kuyisoma, yerekanye ko ubutumwa bwiza buzabwirizwa, ariko inavuga ko abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma nabo bazaba bahari, kandi nabo bazaba bafite ubutumwa, nubwo babwita bwiza ariko ntibuzaba ari bwo. Aha kugira ngo abantu babyumve neza, dusoma muri Zaburi 68, Zaburi 68 ku murongo wa 12 n'uwa 13, handitse iri jambo ritubwira ngo umwami Imana yatanze itegeko, abagore bamamaza inkuru baba benshi, abami bagaba ingabo barahunga, umugore usigaye mu rugo niwe ugabanye iminyago. Aya ni amagambo anyuze mu marenga, ariko asobanura ikintu gifatika cyumvikana ku bantu biga ubuhanuzi. Umugore ashushanya itorero. None ngo umwami, uyu mwami uri uvugwa hano ni umwami Imana yatanze itegeko. Iryo tegeko ni irihe? Nirivuga ngo mujye mu bihugu byose mubwirize abaremwe bose, mubabwirize ubutumwa. Ngo iryo tegeko rimaze gutangwa n'Imana kugira ngo abantu bahaguruke babwirize, Bibiliya irahishuye ngo abagore bamamaza inkuru baba benshi. Sobanura ngo amatorero abwiriza aba menshi, amadini abwiriza aba menshi, kuko ni abagore benshi. Kandi koko pe babaye benshi ndetse benshi cyane, ku buryo no kubabarura byakugora. Ngo babaye benshi, bose barabwiriza bagendeye kuri rya tegeko ry'Imana ryavuze ngo muje mu bihugu byose. Ubwo iryo jambo rirabwira umuntu wese
ngo mujye mu bihugu byose, ntibanditseho izina ngo bashyireho Karamage, bashyireho Munyarukundo, bashyireho nde. Ubwo waryiyitirira, nanjye nkaryiyitirira, n'undi akaryiyitirira, kuko rivuze ngo nimugende mujye mu bihugu byose mubwirize. Ariko Imana kuko yashyize mu ijambo ryayo ubusobanuro, iravuze ngo abo bagore bamaze kwamamaza inkuru ari benshi, ngo abami bagaba ingabo barahunga. Abantu bagiye rwose bava mu bupagani, bamwe bakareka guterekera, bakareka ibiki, ariko ngo umugore usigaye mu rugo niwe ugabanye iminyago. Bisobanuye ngo itorero risigaye ku kuri, risigaye mu mahame y'ijambo ry'Imana, rikora nk'uko Yesu yakoraga, rigakora nk'uko intumwa zakoraga, ubwo nibo basigaye mu rugo. Abandi bo bazanye ibyabo, bahimba ibyabo, barongera, baragabanya. Ariko umugore usigaye mu rugo, abanteze amatwi n'abazakomeza gutega amatwi iri jambo baryumva, umwami atanze itegeko ngo abantu bose bajye kubwiriza. Ababwiriza baba benshi, ngo abagore bamamaza iyo nkuru baragenda baba umurundo, baba benshi. Ngo ariko muri abo bose umugore usigaye mu rugo ngo niwe ugabana iminyago, niwe uzabona ingororano. Asigaye mu rugo, ko asigaye kuri bya bindi byavuzwe. Ubi bishatse kutwigisha iki rero? Birashaka kutwereka ko kugira ngo umenye ubutumwa bwiza bw'ukuri bwa nyabwo, ubundi indimi z'amahanga hari igihe zidufasha gusobanura icyo kintu. Ikintu cyose cyitwa ubutumwa, mu gifaransa bavuga message mu cyongereza, bwaba ubutumwa bubi bwaba bwiza, iyo message ujyanye iyo ari yo yose yitwa message. Ariko ubutumwa bwiza ntabwo bwitwa message, ahubwo bwitwa evangile, gospel. Bisobanuye ngo iyo bwabaye ubutumwa bwiza biba bihindutse, ntabwo ari ugupfa kuvuga ubutumwa, ahubwo ni ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza kugira ngo umenye ko ubwo ubwiriza, ubwo ubwirizwa, ubwo wizera ari bwa bundi bw'umwimerere, tugomba kubupima tukareba ko buhuye n'ubwo Yesu yabwirizaga we n'intumwa ze. Ko Yesu niwe butumwa bwiza, Yesu niwe wabwirije ubutumwa bwiza, tugiye kubisoma. Noneho intumwa za Yesu arabubasigira. Niyo mpamvu nawe ubwo wizera, nawe ubwo ubwiriza, bwa bundi wemera, bugomba kuba buhuje na bwa bundi Yesu yabwirizaga. Kuko muri Matayo 24 umurongo wa 14, reka tugerageze tuhasome. Haranditse ngo Matayo 24 umurongo wa 14, haranditse ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko izi. Ntabwo handitse ngo kandi ubutumwa, aravuze ngo kandi ubu butumwa. Uvuga ngo ubwo Yesu yabwirizaga nibwo ashaka ko ari bwo bubwirizwa bugahetura isi. Ntabwo ari buri butumwa ubwo ari bwo bwose, ahubwo nubwo ngubwo. Ni nko kuguha akantu k'agapfunyika, akantu k'agasanduka, akavuga ngo ubu ngubu ubwo butumwa Yesu yabwirije n'akanwa ke, ubutumwa yatumye abahanuzi, ubutumwa yatumye intumwa ze, ubwo nibwo dusabwa kubwiriza tutongereye, tutagabanije, noneho bukaba bwiswe ko ari ubutumwa bwiza. Naho ushobora gufata ubwawe wahimbye, ubwo watekereje, ubwo warose, ubwo uri kwibwira, ukabwandikaho ngo ni ubutumwa bwiza. Yewe bushobora no kugira abayoboke, ndetse benshi, kuko intereko y'urupfu ntabwo ijya ibura abavumba, n'ubuyobe ntibujya bubura ababuyoboka, n'ukuri ntikubura abakuyoboka, ukabwita bwiza. Ariko ntabwo kubwita bwiza no kugira abayoboke benshi no kumara imyaka myinshi ari byo buhindura bwiza. Ahubwo ikibuhindura bwiza ni ukuba buhuje 100% n'ubwo Yesu yabwirizaga n'intumwa ze zabwirizaga. Impamvu ni uko dusoma mu Efeso 2:20 ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Ubwo bisobanuye ngo ibyo turaza kubisesengura mu duce cyangwa mu tugingo
nka 5 cyangwa 6, kugira ngo ubutumwa Yesu yabwirizaga n'intumwa ze bwari bukubiye mu bintu byinshi, ariko turavuga kuri 5 cyangwa 6. Icyambere bwari ubutumwa burengera amategeko y'Imana, kandi ayo mategeko y'Imana bakayahuza n'ubuntu. Icya kabiri, ubutumwa bwa Yesu n'intumwa ze bwacyahaga ibyaha n'ubuyobe. Icya gatatu, ubutumwa bwiza bwa Yesu ntabwo bwishakiraga inyungu cyangwa icyubahiro. Icya kane, ubutumwa bwa Yesu bwitaga ku imbabare n'abakene, abantu bamerewe nabi bo mu rwego rwo hasi. Icya gatanu, nuko bwari ubutumwa busenya insika za gatanyamiryango. Icya gatandatu, ni ubutumwa bwereka umunyabyaha aho ashobora gukirira. Niba ubutumwa wizera, ubutumwa ubwiriza bwujuje ibi byangombwa, ubwo ni ubutumwa bwiza, ubwo ni ubutumwa bushobora kugukiza. Ariko niba hari ikibura muri ibi ngibi, ukwiriye kwemera gukosora, ukamenya ko wayobye. Kuko kuyoba ubundi ntabwo bisaba kubanza wakora ibirometero byinshi, ahubwo niyo uyobye intambwe imwe uba wayobye, ubusabwa kongera kugaruka. Reka tubisesengureho gakeya. Kandi turakoresha Bibiliya cyane. Imana twagize umugisha iduha Bibiliya mu rurimi rwacu, aho n'abatarize bashobora kubyumva. Ko byanditswe biravuga ngo hahirwa abasoma ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa n'abasomerwa, abumva abasomerwa bakitondera ibyanditswe muri bwo. Ubwo Imana yarizi yuko hari n'abatazi gusoma, ariko bashobora kumva bagasobanukirwa. Yesu aravuze ngo kandi ubu butumwa ubwo yabwirizaga nibwo ashaka ko bubwirizwa mu isi yose. Ntabwo ari ugupfa kubwiriza, ntabwo ari ugushaka abayoboke b'idini, ntabwo ari ugupfa kubatiza, ntabwo ari ukuvangamo imico n'imigenzo, ntabwo ari ugushyiramo ibihimbano, ahubwo Yesu aravuze ngo kandi ubu butumwa, this message, ubwo butumwa yabwirizaga nibwo bwagombaga kubwirizwa abari mu isi, nibwo nje namwe dusabwa kubwiriza kandi tukabwizera. Kuri iki cyo kurengera amategeko y'Imana, reka dusome Matayo 5:27, handitsemo ijambo rivuga ngo iki 5:27 Matayo haranditse ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka rikakugusha, urinogora uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gihonomu. Yenda ubusobanuro bw'iri jambo ntabwo turi bubwimbikeho cyane, kuko ntabwo ari ukunogora aya maso aya ngaya asanzwe, ahubwo ni za mpamvu zituma urarikira, zikuganisha ku busambanyi, nubwo zaba zibabaje harimo n'inyungu, bikaba bibabaje kimwe no kwinogora ijisho. Yesu yarengeye amategeko ya se, kuko ayo mategeko niyo yishwe muri Edeni, niyo yishwe mu gihe cya Nowa, niyo yishwe mu gihe cy'Isodomu n'Igomora. Aho kugira ngo amategeko aveho, Yesu yaje gupfira umunyabyaha. Yesu rero ageze hano ku isi, ayo mategeko ntabwo yayapfobeje, ntabwo yayakuyeho, ahubwo arayarengera ndetse arayagura cyane. Aravuga ati mwebwe byaravuzwe ngo ntugasambane, muri kwibwira ngo nicyo gikorwa gusa, ahubwo n'ubyifuje. Yesu yari azi ko mbere yo gusambana, mbere yo kwiba, umuntu abanza yabitekerezaho akabyifuza. Yesu rero yarengeye amategeko y'Imana. Wowe aho usengera ibyo wizera, amategeko y'Imana urayarengera, yandi 10 yanditswe mu Kuva 20 uhereye ku murongo wa mbere. Cyangwa habamo kugoragoza kuvuga ngo iri ryo ntirikomeye cyane, ngo yenda ngo kwiba byo ngo ni icyaha, ngo ariko kwica isabato, mu isabato yarangiriye ku musaraba. Oya, uribeshya. Ayo mategeko yanditswe n'urutoke rw'Imana, niko byanditse mu Kuva 31 umurongo wa 18. Ntabwo ari urutoke rw'umuntu, ni urw'Imana rudasibangana. Ayo mategeko ngo Imana ishaka ko atuzwa mu mitima yacu. Rero ubutumwa bwiza Yesu yabwirije bwarimo kurengera ayo mategeko y'Imana. N'intumwa ze zateye ikirenge mu cya Yesu,
kuko yari yarazibwiye ngo ubu butumwa bari bwo mujyana nibwo batwaye. Reka turebe nabo ko ayo mategeko bayarengeye. Mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 21 haranditse ngo, Abaroma 2 umurongo wa 21 haranditse ngo, mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Kuhana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe usambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero. Murumva ko n'intumwa nazo mu butumwa zabwirije bari kurengera amategeko y'Imana. Ntukibe, ntugasambane, ntugasenga ibishushanyo. Ayo mashusho naho yabasa n'ibyo mu ijuru, naho yabasa n'ibyo mu isi, naho yabasa n'ayikuzimu, yaba ari ikigabo cyangwa ikigore, Imana ntigira ishusho. Ese ubundi bayifotoye ryari? Bakoresheje iyihe appareil? Na Yesu avuka hano ku isi, appareil photographique, ibintu byo gufotora byari bidahari, ni ibintu byo kugereranya. Niyo mpamvu nuriya muntu ukina amafilime yiyita Yesu yaherutse gutanga ubutumwa ati, nyabona mwe kujya mu nsenga, nayindi kwikinira amafilime, n'ubu Yesu simwemera, ko ari ukwirira amafaranga. Ariko usanga abantu ayo mashusho bayafite aho basengera mu mago yabo, ati nguriya Yesu. Buriya no kumupfobya cyane. Nabira bipapuro ngo iyo bishwanyutse abana bari kubikiniraho, ariko uvuga ati wa Yesu namushwanyuye, ngo aba ari ukumutesha agaciro. Imana yaravuze ngo mwanshushanya nande, mwangereranya niki? Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Rero ubutumwa bwiza burengera amategeko y'Imana. Yaba Yesu yaba intumwa ze. Kuri icyo cya Yesu n'intumwa ze ndasoma undi murongo nje ku ka 2 muri Yakobo, Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10, ariko kubo tutatangiranye turi kwigana ubutumwa bwiza icyo ari cyo, ubwo ari bwo, noneho n'akamaro bugirira ubwakiriye. Turacyari kwerekana ibiranga ubutumwa bwiza duhereye kuri Yesu n'intumwa ze. Nuko ku cyambere burengera amategeko y'Imana. Kuko amategeko y'Imana niyo ndorerwamo itwereka ko turi abanyabyaha, tukabona gukenera umuti. Ni nka microscope itubura indwara, ukayibona inzoka umuntu arwaye kwa muganga, bakabona bakamushakira imiti. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 n'uwa 11 haranditse ngo, umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, ubucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Hano urabona ko yaba Yesu yaba intumwa ze mu butumwa babwirije barengeye amategeko y'Imana. Icya 2 nanone murasoma no muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 14, igihe yaramaze gukiza wa muntu wari umaze imyaka 38 ari ikirema. Yesu akamukiza, yari ikimuga, yaramubwiye ngo yikorere uburiri bwe atahe. Nyuma ngo amubonye mu rusengero, arangije aramumenya, aramubwira ati ese warakize? Ati nibyo. Ati rero uramenye, genda ntuzongere gukora icyaha. Ati kuko nongera gukora icyaha uzabona ishyano riruta irya mbere. Urumva ko kwamagana ibyaha ngo abantu bakomeza amategeko y'Imana wari umurimo wa Yesu mu butumwa bwe. Icya 2 twabonye ni ugucyaha ibyaha n'ubuyobe. Muri ya myizerere twabonye y'akajagari gateye ubwoba muri iyi minsi, usanga ikintu cyo gucyaha ibyaha no kubivugaho babyirinda, nibura abayoboke babe benshi. Ati ni nko gukanga rutenderi, ati abayoboke ntabwo bagwira. Noneho ugasanga ubwo ntibuba bukibaye bwa butumwa bwa Yesu. Rero Yesu we nta bintu by'amarangamutima. Hari n'igihe bamushatse muri Yohana igice cya 6, yari yabahagije imitsima, noneho babona ko bitomboreye umuntu uzajya bagaburira buri munsi. Bagiye kumushaka basanga yagiye ahandi, batega ubwato, aho bamugezeho bamubwira bati mwigisha bageze hano ryari, nk'abashaka kumwereka ko bafite inyota. Kuko Yesu yarebaga mu mitima, arababwira ati ndababwiza ukuri yuko ikiri gutuma munshaka
atari inyigisho nziza, ntabwo ari ibindi bindi, ahubwo ni ya mitsima mwariye mu gahaga. Iyaba barabayoboke yashakaga, ntabwo yari gukoresha bene ayo magambo, ahubwo Yesu yashaka ko abantu bakira ibyaha, kandi kubikira ni uko yagombaga kubibereka. Ndetse reka dusome muri Mariko igice cya 7:21, hari aho avuze iri jambo rikomeye, gucyaha ibyaha ndetse n'ubuyobe. Twumve ko ari bibiri, burya hari igihe ni ibyaha by'imico mibi n'ingeso mbi, ariko hari n'ubuyobe mu myizerere, byose yarabicyashye. Mariko 7:21 haranditse ngo uyu ni Yesu yarababwiye ati, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana, kwiba, kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Yesu yerekanaga ubuhumane bw'abantu, nubwo turi buze kugera ku ngingo yaberekaga aho babikirira, nuko babikira n'uwabibakiza, ariko byari ngombwa ko abyereka abantu, kuko umuntu uzi ko ari muzima ntabwo yashobora gukira. Yesu yacyahaga ibyaha, agacyaha n'ubuyobe, yaba Yesu yaba n'intumwa ze. Muri Luka igice cya 13 naho hari ukuntu yacyashye ibyaha by'abantu muri ubu buryo. Haranditse ngo muri icyo gihe hari abantu bari bahari bamutekerereza iby'abanyagalilaya, abo Pilato yavangiye amaraso n'ibitambo. Yesu arabasubiza ati, mbese mugira ngo abo banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi banyagalilaya ubwo bababajwe batyo? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Mbese Yesu ntabwo yaryaga indimi, ni koko yakundaga abanyabyaha, akabahendahenda, akabasanga, akabagirira impuhwe, ariko ntabwo yagiriraga ibambe icyaha. Bariya abantu ngo baje kumutekerereza uwo munara waguye ku bantu, na bariya abantu Pilato yishe, ngo bashaka kumwereka ko ubwo bapfuye kubera ko ari abanyabyaha bafite ibyaha byinshi, ari ingaruka, ari ibihano byabagezeho. N'uyu munsi hari abantu bafite bene iyo myemerere, yakumva hari abantu bapfuye, hari ukuntu byagenze, agatekereza ko bapfuye hari yenda kubera badasenga. Oya, Yesu arababwira ati, namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Yesu yatangaga imiburo ku byaha ndetse no ku bijyanye n'ubuyobe. Kuri ibyo by'ubuyobe, reka turebe gato ku bijyanye n'intumwa ze. Bimwe yenda ntabwo turibye tubisoma kubera umwanya, ariko nka muri Matayo 22:29, Yesu yabwiye abasadukayo ati, mwarahabye. Kuvuga ngo guhaba ni ukuyoba, ukayoba cyane, ukagera ahantu bigoye kongera kugaruka, bitewe n'uko bari baribeshye cyane, ntabwo bemeraga umuzuko. Noneho baza kumutega bibwira ko ubwo bakoze ikintu gikomeye, bati, niba uvuga ngo umuntu bazabaho kuzuka, ko hari umugore washatse umugabo agapfa, agacyurwa na mwene se nawe agapfa, ngo baragenda ngo baba 8, ngo none ngo ubwo bose nibazuka ngo azaba umugore wande muri abo ngabo. Kuvumvaga bakoze akantu ku mutego w'igitangaza. Yesu arabareba arababwira ati, mwarahabye kuko mutazi ijambo ry'Imana n'imbaraga y'Imana. Ntibazi ibyanditswe, ntibazi n'imbaraga y'Imana. Ubwo yari kubereka ko bayobye. Ndetse musomye muri Matayo 15 umurongo wa 12 n'uwa 13, hari aho yababwiye ngo impumyi iranda sindi zombi zigwa mu rwobo. Ngo yashaka kwerekana ubuyobe bwo gukurikira abantu ubuhumyi, bakakubwira ibintu ntibyanditse, ibintu bagoretse, ugapfa kugotomera, ugapfa kwizera. Yesu ibyo yarabicyashye, arababwira ati, ntabwo ariko bikwiriye. Yacyashye ibyaha, acyaha n'ubuyobe. Ubutumwa bwiza ikiburanga cya kabiri nuko bugomba gucyaha ibyaha. Ntibirebe umuntu ngo nuko ari umunyacyubahiro cyangwa nuko ari umukire ngo azana amafaranga mu itorero, ayo mafaranga ageretse ku byaha ngo abameze ngo nk'ituro rya Kayini. Ntabwo Imana ibyikeneye ari amafaranga.
yaravuze ngo inka z'ibirarashyamba ni izayo, isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, igize inzara ntiyabanza yabwira abantu ngo nibabizane, ahubwo ishaka imitima yicishije bugufi yihannye. Noneho gutanga amaturo, gutanga ubufasha aba ari ugufasha abantu b'imbabare nk'uko turi buze kubireba. Rero ibyaha abantu benshi cyane, benshi mu bagabura, benshi mu babwiriza bareba kuri abo bantu bitewe n'ibyubahiro n'amafaranga n'ubukungu, akumva atakora ku byaha bye ngo abivuge kuko azi yuko iryo torero rye yarivamo, kuko ari ka bizinesi yashyizeho, ubwo rikaba rirahombye. Niyo mpamvu bene ibyo byaha byoroshya, ntanabikomeho ntanabikomozeho. Ijambo ry'Imana riri gushinja ko ntabwo bwaba ari ubutumwa bwiza. Ni nko kuvura umurwayi utari bukande igisebe cye. Nubwo washyiraho imiti yaba ingana iki, utamwomoye ntabwo yazakira. Rero ibyanditswe birashinja ko uruguma rw'ubwoko bw'Imana ngo barwomoye baruca hejuru, bisobanuye kudacyaha ibyaha. Ubutumwa bwiza rero bucyaha ibyaha. Ndetse hariho Pawulo yageraga akavuga ati mwakoze ibyaha birenze n'iby'abapagani. Avuga ati uwo muntu namuhaye Satani umubiri we kugira ngo azakizwe ku munsi wa nyuma. Kumuha Satani ntabwo ari ukumuciraho iteka, ahubwo kwari ukwerekana uburemere yuko yazarimbuka aramutse atihannye, icyakora yakwihana akagaruka. Ubutumwa bwiza bucyaha ibyaha ndetse n'ubuyobe. Mu Byakozwe n'Intumwa 13 umurongo wa 27 hari aho ijambo ry'Imana Pawulo yavuze, kugira ngo mve no kuri iyi ngingo tuze kujya ku zindi. Handitse mu Byakozwe n'Intumwa igice ni cya 13:27, handitse iri jambo rikurikira, bari gucyaha ubuyobe. Pawulo nawe yarabikoze 27. Haranditse ngo kuko abatuye Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo, ngo ni Yesu, cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa ku masabato yose, nicyo cyatumye babusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa. Yari kwerekana ko bayobanye ibitabo, bayobanye ubuhanuzi ngo bunasomwa ku masabato yose, ariko uwo basomaga ibye waje baramuyoberwa baramubamba. Ubwo yari gukuraho iyo nyegamo ngo abantu bamenye ko bayobye bagifite, bakijya mu masinagogi bayobye, bakijya mu isabato bayobye, bagisoma ibyanditswe, ariko kuko batamenye Yesu abereka ko ari ubuyobe. Kandi icyo dushimira Imana nuko benshi babimenye, barahindukira, bemera ubutumwa bwiza, barabatizwa. Rero ubutumwa bwiza bucyaha ibyaha. Icya gatatu twabonye ni ukutishakira icyubahiro. Muri Matayo 19 umurongo wa 16, abafarisayo baje gushashariza Yesu, baravuga ngo mwigisha mwiza. Arabwira ati umwiza n'umwe, ni Data. Ntabwo ibintu byo gusingizwa, byo gushyirwa hejuru. Ndetse musomye muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 50, yaravuze ngo sinishakira icyubahiro, ahubwo ngishakira uwo wantumye. Ubutumwa burimo kwishakira ibyubahiro biba bipfuye, haba hagiyemo zero, ubwo ntibuba bukira ubutumwa bwiza. Ahubwo ubutumwa bwiza bwerereza Imana, bukerereza Yesu, nk'uko byanditswe nanone mu Byakozwe n'Intumwa 3. Aya yo ndayasoma kandi ndarikire buri wese kuyatekerezaho. Iyo yagereranije n'ibiriho muri iki gihe usanga bitandukanye pe nk'umucyo n'umwijima. Handitse ngo iki 3:11, haranditse ngo agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo, bumiwe cyane. Petero na Yohana bari bamaze gukiza ikirema cyasabirizaga, baravuga ngo mu izina rya Yesu kirahaguruka, amaguru ararambuka, umuntu wari warakonyaguritse y'ikirema arahaguruka aragenda. Ngo abantu barakoka bava imihanda yose babateraniraho, ngo bafite kumirwa no gutangara. Nuko Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo b'Isirayeli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki? Nkaho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Mbega ikintu gikomeye. Ni abantu batishakiraga icyubahiro.
hano bari bakibonye pe, bari bagitomboye. Ari umubwiriza wa none akabona iyo mbaga ije iri kuvuga iti uri igitangaza, udukirije umuntu, aragiye arahumutse, yavuga ati rwose ntimunanyegere, mfite amavuta menshi, bimeze ukuntu, no kubona telefone ye bikagora, kuzagera muri biro ye bikagora. Ariko Petero ko yari yuzuye umwuka w'Imana, yarigiye kuri Yesu, aravuga ati muri kudutumbirira iki, muri kwibwira ngo ni imbaraga zacu? Reka da, nta nubwo ari ukubaha Imana kwacu, ahubwo ni wa undi Yesu, wa undi mwishe, wa undi mwabambye. Urumva ko ntabwo bishakiraga icyubahiro. Iyo ubutumwa bujemo kwishakira ba bose n'abanyakubahwa n'abantu bategerwa, biba byapfuye. Ntibabukire bwa bundi bwa Yesu. Yego ari ubutumwa, ariko ntabwo ari ubutumwa bwiza, ntabwo ari bwa butumwa twahamagariwe. Ikindi twabonye ni ibyo kwita ku mbabare. Ku isi hari imbabare, hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abarwayi banahozeho, bazanahoraho, ko Yesu yaravuze ngo abakene muhorana nabo. Ariko Yesu muri Luka igice cya 4:18 ubwe ngo yaje kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Yahereye no kuri rubanda rugufi. Iyo avukira mu ngoro z'abami, abo ntibari kubona uko bamwegera, ariko yahereye hasi, n'abanyacyubahiro arabashaka, n'abakire arabashaka, n'abanyabwenge arabashaka, ariko yitaye kuri izi mbabare, kugeza igihe yavuze muri Matayo 23:14 ari kubwira abafarisayo ati mwebwe murya ingo z'abapfakazi. Ni ukuvuga ngo wa mugabane wari waragenewe abapfakazi barawubatse barawurya, ahubwo bakajya babwira abapfakazi ngo nibazane no kuri duke basigaranye, ngo bakabashukisha amasengesho maremare, bambwira bati Imana izagufasha, izakurinda, humura, amasezerano y'Imana, ariko burara yambaye ubusa. Yesu arabicyaha, yigisha ko abantu bakwiriye gufasha imbabare. Ubutumwa bwiza bugomba kwita kuri izo mbabare, bakabwirizwa ubutumwa bwiza, bagahabwa ibyiringiro, ariko bagahabwa n'ibibafasha. Abaroma 15:26 handitsemo amagambo atangaje. Abantu bo mwakaya, iri ryo ndarisoma kugira ngo njye kuri ya ngingo iri buze gukurikiraho. Bafite Bibiliya tujyane, mbega amagambo tekereza ko akomeye, kandi koko arakomeye. 15:26 haranditse ngo kuko ab'i Makedoniya no mwakaya bashimye gusonzoraniriza impiya abakene bo mubera b'i Yerusalemu. Mbese mu matorero no madini dusengeramo, ayo ngayo mubamo, mwabatirijwemo, habamwo isonzoranya, no guhuzahuza amafaranga, umutungo, ariko utari w'abanyacyubahiro, ahubwo w'abakene, babandi b'imbabare, babandi bamerewe nabi. Intumwa za Yesu zateye mu ikirenge mu cya shebuja, kuko yari umuntu urengera imbabare, urengera abamerewe nabi, nabo barabikora. Ni nacyo cyatumye hatorwa abo bitwa abadiyakoni, diacre, distributeur. Ni umuntu wo gusaranganya, avuga ati uyu nguyu ari kuvirwa, uriya yarwaye, uriya yabuze amujyana ku bitaro, uyu we nitike imujyana mu ibwirizabutumwa. Byahawe abadiyakoni bitandukanye, yenda n'abanone bo gusasuturago, bo kwita ku bayobozi. Ntabwo ari cyo bahamagariwe, ahubwo ijambo ry'Imana ritweretse ko Yesu ubutumwa bwiza yadusigiye, yabwirije, yasigiye intumwa ze, bwari bugamije no kwita kuri abo b'imbabare n'impezamajyo, kuko ari Imana izatubaza ngo nari nshonje muramfungurira, nari mu nzu y'imbohe muza kunsura, nari nambaye ubusa muranyandika. Ubutumwa bwiza bubitaho. Ikindi ni ugusenya insika z'agatanyamiryango. Murabona ko iyi si ya none yamaze kutugabanya ku mabara n'amasura, ku bintu by'uturere, ku bintu by'amoko, ku bintu by'imiryango, ku buryo umuntu atumva ko yegeranya na mugenzi we. Imbibi n'insika byagiyemo. Ariko muri Maraki igice cya 2:10 haranditse ngo mbese ntidufite data umwe, Imana yaturemye si imwe. Rero Yesu mu butumwa bwe yasenye izo nsika z'agatanyamiryango. Niyo mpamvu yagiye mu Basamariya ajya kubabwiriza. Muri Yohana igice cya 4 yegera abamaraya arababwiriza, aje i Samariya ararayo arababwiriza, ndetse abigishwa be nabo baramukurikije. Abagalatiya 3:28
ababatirijwe muri Kristo bose baba babaye bene Aburahamu. Ntihariho umuyuda, ntihariho umugiriki, ntihariho imbata cyangwa umudendezo, ahubwo nta byo kurobanura ku butoni. Ni urwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 17. Iyo Mana itarobanura ku butoni, kuko twese turi abana bayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwari bubereyeho gusenya izo nsika z'agatanyamiryango. Ibi hamwe n'ibindi nibyo bikwereka ikimenyetso cy'ubutumwa bwiza. Nawe nushaka upime itorero, idini, imyemerere urimo, niba bidahuje n'iri jambo, kiza amagara yawe bikiri kare, kuko ubwo warayobye. Nta kundi bayoba. Nubwo haba handitseho ikimenyetso ngo n'ubutumwa bwiza, bigomba kuba bigendeye ku byanditswe byera. Rero kugira ngo twihutire kuri ya ngingo ya kabiri, none ubu butumwa bwiza urumva ko buri mu magambo, ni ukububwirizwa. Ariko iyo umuntu abwakiriye kandi akabwakira neza mu mutima we, bumeze nk'igitubura, bimeze nk'umusemburo. Iyo umuntu abwakiriye bumukorera ibintu bikomeye bitatu. Ndibuze gusoma. Icya mbere, buhumura umuntu amaso akareba ibintu neza, akamera nka za mpumyi. Burya abantu bahumye mu by'umwuka. Mu byakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 18, ubutumwa bwiza Pawulo yari ahawe ngo bwari bubereyeho kugira ngo uhumure abantu amaso. Abantu barahumuka pe, ukamenya ngo burya njyewe n'uyu andusha imyaka, andusha amashuri, ariko imbere y'Imana turangana. Nta wundi mutambyi wanjyanayo. Aho ngaho ugahumuka. Amafaranga yanjye sinapfa kuyatanga, ntazi icyo agiye gukora. Ugahumuka. Ukamenya ngo burya twese dufite icyo dupfana. Ugahumuka. Ubutumwa bwiza buhumura amaso, bukazana ubwenge, umuntu agasobanukirwa, akamenya ko umuntu ataza kugukorera ububandi mu by'Imana nawe ukabisobanukirwa, ukabimenya. Ukamenya ko umuntu atakuzanira ishusho ikozwe mu byaremwe, ikozwe mu biti, ngo ngaho yisengu yiyambaze. Ibyo bintu ugasobanukirwa, ukabimenya. Ubutumwa bwiza bujya buhumura amaso. Ni byakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 18. Mu gitabo mfite cyitwa Wifuzwa ibihe byose, page 828 cy'igifaransa, harimo ijambo rigufi nshaka gusoma. Riravuga ngo, haranditse hati: l'évangile doit être présenté non pas comme une théorie morte, mais comme une force vivante capable de transformer la vie. Ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa atari nk'ibintu by'amagambo apfuye, ahubwo nk'imbaraga nzima, bufite ubushobozi bwo guhindura ubugingo. Bufite ubushobozi. Ubwo noneho no guhindura imico. Bwa mbere no guhumura abantu amaso bagahumuka, ntibakomeze kuba mu bujiji, ntibakomeze kuba mu bintu byo kugenekereza, ahubwo n'umwigisha wawe ukamubaza uti ibyo bintu byanditse hehe, ibyo bintu bisobanurwa bite? Muri cya gitabo Wifuzwa ibihe byose twasomaga, ni icyigisho cya 86 kivuga ngo muje mu mahanga yose. Ubutumwa buhindura imico. Na Efeso igice cya 4 umurongo wa 26 haranditse ngo uwibaga ntazongere kwiba. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yabwakiriye, ntabwo ari mu magambo no muri korali no mu kuririmba, ahubwo imico ye irahinduka, maze uwo muntu wari umunyangeso mbi. Reka yenda tubisome tunihutira naho turi buze guhagararira. Na Efeso igice cya 4:28 haranditse ngo uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo, akoresha amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ubona bya bindi byagarutse. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. Ubwo umuntu wakiriye bwa butumwa bwiza, ijambo ry'Imana rikinjirana n'ubuntu bwayo mu mutima we, nubwo yaba ari wa wundi wakoze ibyaha, ari ruharwa, nubwo yaba wa wundi abantu bahebye, ngo iyo abwakiriye arahinduka. Kuri ibi by'imico, reka dusome igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu cya 2
paje 622, 622, mu Cyongereza ni 601, haranditse ngo binyuriye mu mbaraga za Kristo abanyabyaha baciye imirunga yari baboheye ku kamenyero k'icyaha batandukana no kwikunda. Abatarakundaga Imana bahindutse abubaha, abasinzi baba birinda, abasambanyi n'insesaguzi bahinduka abanyangeso nziza. Imitima yari ifite ibimenyetso bya Satani yahinduwe mu ishusho y'Imana. Binyuriye mu butumwa bwiza, iyo abantu babwemeye, abari indaya, abari abajura, abari abagambanyi, abari abanyamazimwe, abarobanuraga abandi ku moko, ngo baramutse bemeye ubwo butumwa bwiza bakemera bukava mu nyandiko bikajya mu mitima yabo, ngo ibintu birahinduka, bagahinduka ibyaremwe bishya. Urwambere rw'Abakorinto 5:17, ubwo butumwa bwubaka ubuvandimwe, kuko za nsika zagatanya miryango zasenywe, noneho buri wese akabona mugenzi we nk'umuvandimwe, akamubona nk'uwo ushobora kumugirira akamaro nawe akakamugirira. Ubu butumwa bwiza bumeze nk'umusemburo, iyo bwigishijwe mu kwera kwabwo nawe ukemera ukabwakira. Ubutumwa bwiza ni umuti, bwigisha umuntu uko arya, bukamwigisha uko aryama, bukamwigisha uko abana n'abandi neza. Dusomye ijambo rivuga ngo n'insesaguzi, wa undi wakoreraga amafaranga agashira mu kabare, akayazana mu muryango bakayagira inama, umugore bakamugurira imyambaro, abana bakajya ku ishuri, akagira n'ayazigama. Umugore wirukaga mu rusisiro akirirwa muri quartier ari kuzimura, akora imirimo nawe akamenya kubaha uwo bashakanye, akamenya imbibi zaho agarukira. Ubutumwa bwiza butuma abasore babwemeye batayoboka urumogi ngo baje mu bunebwe, ngo baje mu bintu by'uburangare, ahubwo akamenya ngo ejo hazaza ni ngewe imbaraga z'ababyeyi, akamenya kubaha ababyeyi, akamenya kubaha Imana, akamenya kubaha abayobozi. Rero ubu butumwa bwiza bufite akamaro tutashobora kurondora nonaha. Icyampa nawe ukabwakira, nibwo bwahanuwe ko bugomba kubwirizwa mu isi yose, kugira ngo ababwemeye bakabwakira bazahabwa ubugingo buhoraho. Ababwemeye bakabwakira bubahindure, bubatunganye, bubagira abana b'Imana, bashyirweho ikimenyetso, n'igihe batarajya mu ijuru muri iyi si bahinduke ingirakamaro, bahinduke abifuzwa. Ubutumwa iyo umuntu abwakiriye neza bumwereka inshingano yifiteho, inshingano afite ku Mana n'iyo afite kuri bagenzi be, kandi akamenya ko burya hano ku isi turi abashyitsi n'abimukira, bikamurinda gusesagura. Namwe murabona ko nk'uko tubisomye, buriya turi mu gihe kigoye cyane. Haba iyo biganiriye n'urubyiruko, ukabiganira n'abantu, ukabona abantu rwose bari gutara gushakisha ikintu cyatuma bonona amafaranga. Buriya amafaranga tuyabona atuvunye, ariko wajya kubona ukabona umuntu, yenda reka ntanga urugero ruto nko mu bijyanye n'ubukwe, umuntu agategura ubukwe, reka nse n'ubishushanije muri Kigali, akavuga ati gusaba no gukwa bizabera ku Kicukiro, hanyuma ati kwiyakira bizabera i Remera, atari ko gufotorwa ati ibyo bizabera ku Gisozi. Ukumva ni ibintu yakagomye no gukorera hamwe, kandi uwo mutungo hakaba hari igihe avuye kuwaka muri banke, uwo mutungo hakaba agiye ari kubisesagura, ari kwigana ibyo yabonye kuri televiziyo, ibyo yabonye ku bandi, kandi yenda atagira na parcelle, ari mu bukode rwose. Ibyo bintu baravuze ngo iyo umuntu yakiriye ubutumwa bwiza, twongere tubisubiremo, bimuhumura amaso, kurya nta muntu wapfa kuza kumuyobya uko yishakiye, ngo agende amuhimbira ibintu ngo nakweretswe, ngo neretswe ngo ibyawe, ngo none ngo mpa amafaranga. Ngira ngo mu myaka yashize mwigeze kubyumva, abamaze igihe bakurikirana ibintu hakurya mu gihugu cy'abaturanyi, hadutse umugabo witwa Kibwetere, abwira abantu Yesu araza, baha n'itariki, arababwira ati rero mwese mugurisha ibyanyu mubinzanire, ati kuko imperuka igiye kuza. Mu by'ukuri nawe uri umunyabwenge, ubutumwa bwiza bwaraguhumuye, wakwibaza uti niba imperuka igiye kuza, wenda bimuha narangiza abijyane hehe, abikoze iki?
ntabwo babyibajije, barayamuha. Ya tariki yegereje arababwira ati nimujye mu rusengero kuko inzu ari iy'Imana, buri Imana iraza iri kuza mu nzu yayo. Arabakingirana, we avamo. Nyuma yashatse esanse batwikira muri rwa rusengero, baramushatse na bugingo n'ubu ntabwo bazi iyo yari giti. Ariko icyo twari turi kuvuga, iyo umuntu yasomewe ijambo ry'Imana nawe akaryisomera akakira ubutumwa bwiza, bumuhumura amaso ku buryo n'uri kukwigisha umubaza uti se none imperuka nibije nizaze koko? Nisanga ndi guhinga nta cyaha kirimo, nisanga ndi gucuruza nta kibazo kirimo, Imana nisubirana imirima yayo izayijyane, ubundi ndi kubigurisha ngo imperuka nibiri hafi kukwiriye kwihana ukiyuzuza n'Imana, ayo mafaranga Imana ipfa nayo iki? Buhumura amaso, bugahindura ingeso z'abantu, bukubaka n'ubuvandimwe, ukaba umuntu wigirira akamaro. Reka rero muri uyu mwanya Imana iduhe gusobanukirwa ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Twabubonye ni ubutumwa burengera amategeko y'Imana, ni ubutumwa bwereka umunyabyaha aho yashobora guhungira. Iryo jambo dushaka gusorezaho ni ukwereka umunyabyaha aho ntabwo ubutumwa budushyira mu cyeragati ngo butwereke ibyaha byacu gusa. Mbese buse na muganga ukweretse uburwayi bwawe akakubwira ati indwara yawe niyi ariko sinkubonera umuti, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo muri Yohana 12:32 Yesu yaravuze ngo nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho abantu bose. Yesu yerekana ko ari we mudugudu w'ubuhungiro. Iyo umuntu yamaze kubona ibyaha bye akicisha bugufi akababazwa nabyo, Imana imuha impano yo kwihana, maze Yesu akamubera ubuhungiro, akamubera ubwugamo, akamubarira ibyaha bye, ibyo yakoze mu bujiji, ibyo yarazwe n'ababyeyi mu ihererekanyamurage, ibyo yigiye ku bandi mu buryo bw'uburangare, byose ngo ubuntu bw'Imana bukora ibi bintu. Ari ryo nshaka gusorezaho ngarutse mu cya gitabo Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, page 622, haranditse ngo abantu bakeneye kwiga kw'imigisha ikomoka mu kumvira mu mwuzuro wayo ishobora kuba iyabo gusa baramutse bakiriye ubuntu bwa Kristo. Ubuntu bwa Kristo nibwo buha umuntu ubushobozi bwo kumvira amategeko y'Imana, nibwo bushoboza umuntu kwigobotora uburetwa bw'akamenyero kabi, kandi nibwo bwonyine bufite ubushobozi bwo kumugarura mu nzira nziza. Ubuntu bw'Imana iyo bwinjiranye na rya jambo ry'Imana muri wowe, bukwereka aho wakirira, ngo bukakugobotora ingoyi zo kunywa itabi, ingoyi z'ubusinzi, ingoyi z'ubusambo, ingoyi z'ubusambanyi, ingoyi z'igomwa, ibyo kwica amategeko y'Imana, ngo bigashoboka ukabyigobotora ufashirwa na bwa buntu bw'Imana bufatanije n'ubushake. Reka rero Imana iduhe kumenya ubutumwa bwiza no kubwakira, butugirire umumaro, butuzahure, tuzahabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen.